gikwiriye ahangaha ari ukwishira ku murongo ugakora akazi mbese ugashaka amafaranga. Mbese ikindi nshaka kukubaza kindi kibazo, uza hano muri Amerika bwa mbere ushika no muri Amerika niki kintu cakugoye? N'ikintu cyangoye bwa mbere ni akazi nakoze bwa mbere. Nasohoye muri company ndavunika byata. Naravunitse naratanga nkagira ngo ndi busubireyo. Urumva ugenda ugakora amasaha 8 ukavunika, urumva nicyo kintu cyaramvunye byatari. Byarangoye n'ibindi wenda kurumva wenda nagize amahirwe ngiye nkandagira mu ishuri nari nshoboye kwivugira hari bukenera umusemuzi n'urugero. Ariko nk'umuntu ugera hano atazi icyo cyongereza biramuvuna. Yego nanjye sinkizi cyane ariko nabashaka kwivugira. Icyo nize cyabashaga kuntambuza. Urumva ariko kampani ya mbere nagiyemo naravunitse bro. Niyushya kuya nkagira ngo sindi busubireyo. No kuvuga ko akazi ka mbere wakoze kari akazi kabi kakuvunye karakunanira. Erega nta kazi kabi kabaho. Kuko ubuhembwe rega. None se akazi ahubwo nuko karaka imbaraga. None se akazi ukora ugataha ukananirwa kuryama, waryama ukananirwa kubyuka, uvuga ko akari akazi keza? So urumva kuko hano urajya muri manufacturing, muri production n'urugero. Kajya muri company abenda badukurikiye wenda nk'abari mu Rwanda ni nko wajya gukora mu Inyange Industries cyangwa se ukajya muri Car Free Zone. Urumva hari habamwe inganda zitandukanye. Ukajya gukora muri Volkswagen. Zuko ari uruganda ruri Kigali ruteranye imodoka n'urugero. So rero hariya hari utuzi nyine dusaba imbaraga. Ugakora ugatera ikintu kiremereye, ugatera iyo karite iremereye ukavunika. Hako mu byukuri ngewe naravunitse pe sinkubeshe. Nariko nanarisezereye ntibanyirukanye. Ako kazi mwakoraga ibiki ko numva ko ari akazi kagoye cyane kandi numva ko kari kakuvunye kandi numva ko kari akazi kawe ka mbere. Kandi umuntu wese uva muri Afrika zafite inyota y'ifaranga yo kuvuga ngo akazi kose nabona nagakora. Urumva ni imodoka yo ibihe byiza kuri wowe wakoze subscribe kuri Puzzle Pro TV. Turagushimiye wowe wamaze gukora subscribe kuri Puzzle Pro TV. Nawe utarayikora turagusaba kugira ngo kande kugira ngo ibiganiro byacu bihora bicaho buri munsi ujye ubibonera ku gihe. Kuko mubibona hano turi kumwe n'umutumigwa ni ijyambere tugaragaye hano ku mashusho kuri Puzzle Pro TV nkanjye, ariko ibiganiro bihora bicaho umunsi ku wundi. Turi kumwe n'umutumigwa turamusaba kugira ngo atangire yibwira abadukurikiranye kugira ngo babashe kumenya ngo ninde. Yes, murakoze cyane. Amazina nitwa Muhire Nzubaha. Nkaba nishimiye kubana namwe kuri Puzzle Pro TV. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ndango murumvishije amazina yiwe kubatamuzi mubashije kumumenya. Kugira ngo ntindwaje kuvuga aho tutari ariko turibandaho turi kugira ngo tubashe kuganira mu buzima busanzwe bw'ahantu dutuye, igihugu dutuyemo kimeze gute, kugira ngo tubaganirize tubabwire uko tubyumva ariko bidakuyeho igitekerezo cyawe uko ubyumva. Nawe rero uko ubyumva uzaduha comment kugira ngo mu kiganiro cy'ubutaha tuzabashe gukosora. So rero Muhire ngwaye kazi. Murakoze cyane, nishimiye kubana namwe uyu munsi. Muhire, ubuzima bwo muri Amerika ubona gute? Bumeze neza. Waranyuzwe no kuba uri muri Amerika, uzumva warashitse? So Amerika mu buzima busanzwe ni igihugu cyiza, ntago twareka kubivuga ko turi ku mugabane, no mugabane umwe ukomeye ku isi. So ni igihugu kiruta ibindi byose, ni parmi les pays les plus puissants du monde. Ni igihugu gikomeye ku isi nibyo, ariko mu buzima busanzwe nubwo ubuzima bwaho bugoranye ko ni igihugu cyateye imbere, ni igihugu gisaba gukora wihuta. So ariko mu byukuri ntago navuga ngo ni bibi kuba muri kino gihugu, ariko nanone ni byiza, ariko kandi ubuzima bwaho ni ubuzima bushoboka ariko bugoye. None se hagati yaho ngaho mu gihe uvuze ko ari igihugu cyiza, abantu benshi bifuza kuba bogeramwo
niki cyiza cyane ushobora kubwira abantu batarakigeramwo ushobora kubasangiza wamaze kubona? muri kino gihugu ni igihugu navuga ngo cyiza, kuko ni igihugu ushobora kuba mutarize. Ni urugero, utarize utazi kwandika izina ryawe ukabamo kandi ukabaho. Icyo ni kimwe. Ufite muri make mu ijambo rimwe, ni igihugu gifite opportunities nyinshi cyane. Ni igihugu kirimo ibishoboka byose kugira ngo umuntu ubeho ufite intego, ufite icyerekezo cy'ubuzima. Nta nicyo kiruta ibindi byose muri Afurika. Ni ukuvuga ngo burya ahantu utoye ubushomeri iri hasi, ni ukuvuga ngo ubuzima bushoboka, umuntu utarize ngo aminuze abasha kubaho, ukaba mu buzima bumwe n'umwe ufite iyo masters cyangwa se n'ufite iyo PhD, ukaba uri umuntu ukora, nubwo yego mwaba mukora akazi katari kamwe, ariko Amerika byo byonyine, kuko baravuga ngo New York iyo uhageze ngo hari icyapa cyanditseho ngo welcome to the country of more thousand opportunities. Ni ukuvuga ngo ni ikaze, ni karibu mu gihugu kirenze opportunities zirenga 1000. Ni ukuvuga ngo harimo byinshi ushobora gukora ukaba wabaho, ariko mu by'ukuri ukabikora bigoye. Ukabikora bigoye? Yes, uravunika ariko ukabaho. Mbese ni ukuvuga ko mu yandi magambo ubuzima bw'aha ngaha nubwo bavuga ko ari ubuzima bwiza, ni ubuzima bugoye? Ya, ubuzima birumvikana ni ubuzima bugoye of course, kuko hano igihe nta mafaranga. Nuvuga ngo niba ugiye mu kazi ukamara amasaha 8 muri company uhagaze, cyangwa se ibyo ukora amasaha 12, urumva ni ubuzima bugoye. Hano haba ibintu byinshi bivunye, nta kintu cyano cyoroshye, ariko amafaranga akaboneka ko bwinshi. Of course nyine, none uramara muri company amasaha 8 abana bakabona icyo kurya, nicyo gishoboka. Nawe ubundi ubuzima bwawe buragoye. Ikintu bisaba kugira ubushobore no kwishyira ku murongo w'ubwawe. None se ku bantu bari muri Afurika bene wacu twagiye dusiga inshuti, abavandimwe, bicara bavuga ko ino twashitse dufite byose, kandi ukaba uvuga ko ubuzima bugoye, kandi ukavuga yuko n'amafaranga hari muyafite, mu gihe ibo bumva ko mu gihe aguhamagara ukakubwira ati mfite ikibazo runaka, ukamubwira ko nta mafaranga ufite kandi uvuga ko amafaranga hari kandi mukora, wabisobanurira gute abo bantu? Nabivuga mu bintu nka 2 cyangwa se 3. Ikintu cya mbere, ubuzima hano buragoye. Bugoye mu buhe buryo? Hano udakora ntiwabaho. Ni rya jambo ryo muri Bibiliya rivuga ngo udakora ntakarye. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, nta kintu cya hano kidakostinga, kitishyurwa. Hano inzu ibamo AC, air condition n'urugero. Kandi mu by'ukuri ntiwaba mu nzu itagira AC. Iyo AC irakenera umuriro. Siko bimeze? Nuvuga ngo rero urumva ko n'umwuka duhumeka ubwaho ni nkaho tuwishura. Siko bimeze se? Bivuze iki rero? Nibyo urajya mu kazi, ukora amadolari 15 ku isaha, cyangwa se amadolari 10 cyangwa se 20 n'urugero. Ariko mu by'ukuri ugasanga yanzu ubamo urayishura nk'amadolari 1500 cyangwa se 2000 ku kwezi n'urugero. Ugasanga mu rugo ufite izo bills, urishura umuriro w'amashanyarazi, ugasanga uri kwishyura nk'amadolari 200 ku kwezi iyo mashanyarazi gusa. Ugasanga mu rugo ufite bills y'iyo telefone. Mu rugo ntago ari nko muri Afurika ugenda ukagura amayinite bikarangira. Hano simu ka telefone urazisorera, niko nabyita. Nuvuga ngo urasura amafaranga kwezi ya telefone gusa. Niba mu rugo muri abantu 5 mutunze telefone, ubwo ku kwezi telefone ni amadolari 30, ubwo rurakuba, ubwo ni amadolari 150 ya telefone. Mu rugo muraba mufite imodoka mwese. Hano muri Afurika uzi ko mwishyura assurance y'imodoka, insurance z'imodoka ku mwaka. Hano insurance z'imodoka ni buri kwezi. So urumva rero ibyo byose nubwo ukora ukabona amafaranga, ariko nibiyatwara ni byinshi, kandi ugomba kubaho. Yego nibyo muri Afurika turabizi, imiryango dufite ntago twayitererana. Imiryango dufite tuzi ubushobozi bwabo, ariko mu by'ukuri natwe bafite ibibazo rimwe na rimwe turanabimenya. Hari ibyo twakemura, hari n'ibyo tutakemura. Tugomba kubaho tudatunze Abanyafurika, ariko tugomba kubaho rimwe na rimwe dukemura ibibazo byabo, ariko nabo bagomba kubaho atari twebwe tubatunze. Siko bimeze? Bagomba gushakisha nabo. Bagomba gushakisha nibyo, ariko anytime mu gihe tubonye ubushobozi nyine, mu gihe afite icyo kibazo tukabasha kugikemura, ko natwe urumva n'imiryango ntitwabasiga. Muri make ni ukuvuga ko ubuzima nubwo hari amafaranga twaje dukora, abantu bakora utuzi dutandukanye, mbese ubuzima busa n'ubworoshe bivanye n'aho twagiye tuva, kuko abenshi nta tuzi bagira muri Afurika. Ino
uwize n'utarize abona akazi, niho tuvuga ko ubuzima bworosha, ariko atari ukuvuga ngo abantu bafite amafaranga yandi ushobora kuvuga ko bashobora kuvuga ko uko ufite ifaranga, ariko muri za faranga zinjira zose zigendera mu byo wishura urya ugira gute, ugasanga niho zishiriye. Of course, gusa ndabyemera hano urakorana ibyo birumvikana, ariko se ikintu ugomba kwibaza, nubwo tuvuga ngo wize n'utarize, urabona ahantu hisi iri kugera, ni isi iri kururuka ku muvuduko uteye ubwoba. Muri iyi minsi niba kampani yari ifite abakozi nk'ibihumbi 5, kuko turi kugera muri artificial intelligence, nuvuga ngo turi kujya mu bwenge karemano. Nuvuga ngo uyu munsi ba bantu batize, ibibazo bari kugenda bahura nabyo rimwe na rimwe uzabibona no mu yandi mastate. Urasanga niba ari nk'umuntu utazi kwivugira urwo rurimi, urasanga ahantu akora bazana irobo ikamusimbura we bakamusezerera. Kandi ugasanga mu by'ukuri iriya robo irakora inshuro 10 k'akazi yakoraga ku munsi. So rero ni iby'ubuzima hano burashoboka, ushobora kubaho ariko ukabaho yego uravunika, urabona akazi, ushobora kujya muri kampani ugakora, cyangwa se ukajya no mu mirimo isanzwe uri umuntu wize, cyangwa se ukajya muri professional abantu bitewe n'ibyo bize n'urugero. Ariko mu by'ukuri ikintu nakubwira, hano uravunika, nta muntu wa hano wabwira ngo ubuzima bamo ntibumugora, buramugora ariko burashoboka. Bitandukanye no muri Afurika wabagaho nta kazi ufite, udakora ukabaho bikugoye. Mu gihe hano ushobora gukora ukabaho kandi ubuzima bugashoboka. Gusa ikisabwa muri kino gihugu ni ukwishyira ku murongo. Wowe ubwawe ukabanza ukiordona, ukamenya gusetinga gahunda zawe, ukamenya ngo bills zawe, ukamenya kwezi nguhembwaye cyangwa se mu byumweru 2. Hano ni buri saha, urabizi. Ukora ni buri saha, niba usibye ku kazi ubwo y'uwo munsi nyine ntuyahembwa. Hano nta n'umuntu uhembwa amafaranga n'ayundi, ntago bibaho. Niba umwe akora amasaha 5 ndakora amasaha 10, urumva ntimuhembwa kimwe. So urumva ubuzima burashoboka ariko buragoye. Ariko ikintu cya mbere kuri bene wacu tubana hano no kwishyira ku murongo gusa. Wowe ubwawe kwarona nabo kino gihugu kinane no gukora bikabananira, ko kampani ziravuna. Aha, uvuze ko ikintu kikwiriye ahangaha ari ukwishira ku murongo ugakora akazi, mbese ugashaka amafaranga. Mbese ikindi nshaka kukubaza, kindi kibazo, uza hano muri Amerika bwa mbere, ushika no muri Amerika, niki kintu cakugoye? N'ikintu cyangoye bwa mbere na akazi nakoze bwa mbere. Nasohoye muri kampani ndavunika byatari. Naravunitse narataga nkagira ngo ndi busubireyo. Urumva ugenda ugakora amasaha 8 ukavunika, urumva nicyo kintu cyaramvunye byatari. Byarangoye nabindi wenda kurumva wenda nagize amahirwe ngiye nkandagira mu ishuri nari nshoboye kwivugira, hari bukenera umusemuzi n'urugero. Ariko nk'umuntu ugera hano atazi icyo cyongereza biramuvuna. Yego nanjye sinkizi cyane ariko nabashaka kwivugira. Icyo nize cyabashaga kuntambutsa. Urumva ariko kampani ya mbere nagiyemo naravunitse bro. Niyushya kuya nkagira ngo sindi busubireyo. No kuvuga ko akazi ka mbere wakoze kari akazi kabi kakuvunye karakunanira. Erega nta kazi kabi kabaho. Kuko ubuhembwe rega. None se akazi ntabwo nuko karakimbaraga. None se akazi ukora ugataha ukananirwa kuryama, waryama ukananirwa kubyuka, uvuga ko akari akazi keza? So urumva kuko hano urajya muri manufacturing, muri production n'urugero, kajya muri company abenda badukurikiye wenda nk'abari mu Rwanda, ni nko wajya gukora mu Inyange Industries, cyangwa se ukajya muri Car Free Zone. Urumva hari haba mu inganda zitandukanye, ukajya nko gukora muri Volkswagen, uzuka ari uruganda ruri Kigali ruteranya imodoka n'urugero. So rero hariya hari utuzi nyine dusaba imbaraga, ugakora ugaterura ikintu kiremereye, ugaterura iyo karite iremereye ukavunika. Hako mu by'ukuri njyewe naravunitse pe sinkubeshe, nariko nanarisezereye ntibanyirukanye. Ako kazi mwakoraga ibiki? Kuko numva ko ari akazi kagoye cyane, kandi numva ko kari kakuvunye, kandi numva ko kari akazi kawe ka mbere. Kandi umuntu wese uva muri Afurika zafite inyota y'ifaranga yo kuvuga ngo akazi kose nabona nagakora. Urumva ni imodoka nayirenze. Urumva ngiye ikintu cyangoye. Ngewe nari mvuye muri Afurika nsanzwe ndi umukozi wa leta, sibyo? Naravuraga.
ariko mu by'ukuri ngewe narakoraga ngeze hano, urabizi hano kuba ufite degree yo muri Afurika ntabwo igipfa kugira agaciro. So ni procedure ndende kugira ngo mpite njya mu kazi mu mwuga wanjye mu byo nize. Icyo ni kimwe. So guhita ngere mu kazi ka company kansaba imbaraga kandi ikindi nkakora amasaha menshi. Urabyumva? Niba akazi urugero natangiye bwa mbere akazi nakoraga naheraga saa moya zuzuye za mu gitondo nkataha saa 9. Siko byo? Nkakora amasaha 8 ku munsi. Nuvuga ngo ahantu nakoraga ku mashini ugatera ikintu kiremereye nyine ukagikora neza nkuko babikwigishije bakakoriyanta tujye ubikora gutya na gutya. Yego narataga naravunikaga ariko mu by'ukuri ntago nari nishimye, ariko ikintu cyanshimishije na agasheke ka mbere nahembwe. Warahembwe wumva uraruhutse. Numvise zamfunetse. Ago bro naravunitse niyo mashini naranayifoto, imashini nakoze bwa mbere n'umuntu acyayigendana. Sinzayikura muri telefone kwinyigisha byinshi. Urumva kwigishije akazi kwigisha ubuzima. Oya bro, ubuzima buri hano buraguhema. Urakora nyine ukavunika, ukweguka bikakunanira. None se nk'abantu bo muri Afurika bicara bahamagara akubwira ngo ifaranga wamubwira ko ntazo ufite akaba yakubwira nabi, wababwira iki? Bro, ngewe murambwiye muri Afurika nkamubwira ko nta mafaranga mfite, ajye yumva nyine ko ntayo mfite. Icyo ni kimwe. Kandi ambwira nabi biramureba, ni wowe uri kwivuna. Kandi bavuga ko amafaranga ari hano ku bwinshi. None tuyavoma ku giti. None ni agenda ugakoze karita. Murayakorera. Hari food stamp ugira. Oya nta. None se. None niba nta biryo byo kurya by'ubuntu hano baguha, ntuba mu nzu y'ubuntu, nturya ibyo kurya by'ubuntu, ni imbaraga zawe nyine. Amafaranga mbona nyine mba navunitse. None nta gihe urara mu kazi ukarara nk'amajoro 5. Ngiye mu cyumweru nshobora gukora amasaha 40 cyangwa amasaha 60. Iwanjye mu nzu yanjye ndaramo iminsi 2 mu cyumweru. Nayo ni myinshi, naraye mu rugo inshuro 2 nikurikiranyije. Mba nagize amahirwe. None umuntu muri Afurika nyine akaguhamagara ngo nkeneye ifaranga. Nibyo pe afite ikibazo. Akenshi turabimenya. Hari abagira ibyago, hari abarwaza abantu, hari n'ufite ubwo bukene nyine akeneye gusapotingwa pe mu buryo bugaragara afite nk'ikinakora. Twebwe uzingiye ikintu kinshimisha muri Afurika. Uri nk'umuntu ufite project n'urugero nkari nk'umwe wacu n'urugero ngiye njya mbona aba ati mfite iki kintu nangiye gukora kino kintu bimeze gutya na gutya, ubwo icyo gihe ntabwo ati mfite ubushobozi nkaba nagufasha, ariko nanone ari ntabwo, ubwo nyine ukabyumva gutya ko nanjye nta wundi mutima mubi, nanjye rega nakwishimira gufasha, nakwishimira ko bene wacu babaho nabi kandi mu by'ukuri mfite ubwo bushobozi, ariko nanjye ari ntabwo nta kindi nabaho. None namuha amafaranga abana banjye bakaburara hano, nutishura bire y'umuriro baragukupira umuriro, nutishyura internet yo mu nzu barayikupa, nutishyura internet nutishyura telefone simukadi iravaho ku murongo barawuhereza undi. None urambwira ngo ngeri ntabikora, ubwo ngo ngiye gufasha bariya gusa bafite ibibazo ndabafasha, barabizi, hari abo njya mfasha, hari nabo ntafasha, hari nabo nemera ko nzabafasha, rimwe na rimwe ntanayabura bakagira naranababesha, ariko nyine mba ntayabuze. Urumva ko amafaranga ino abantu barayakorera ariko nibiyarya ni byinshi. Of course. Nese urahembwa ibyo 4,000 mu kwezi cyangwa se 3, ukaba wishura inzu y'1,500, ukaba afite izindi bire zisanzwe z'amadolari 1,000, basanga mu rugo gusagura amadolari 1,000 cyangwa se amadolari 500. Iyo mvuze 500 hano harabumva ko ari ibihumbi nka 700 bakagira ngo ni menshi, kandi mu by'ukuri wajya guhaha ukazana ukagira ngo umugore yayibye. None se ko bavuga ko ino hari utuzi twinshi kandi dutandukanye kandi duhemba neza, akazi wumva ko gahemba neza ino abantu bavuga, kuko iyo uririya muri Afurika, abantu bo muri Afurika benshi bamaze kumenya utuzi duhemba neza ino. None se nakaye kazi wowe wumva ko wakora, wumva ko karimo amafaranga ukavuga ati uriya muntu arakora afite n'ifaranga buri? Oya bro, mba nkubwire, nakubwiye ngo nta kazi kabi kabaho, ahubwo akazi nakagutunze, kuko umuntu hano ashobora kuba akirininga akurusha amafaranga, kandi wowe ukora mu biro, none ukabura umukozi wo muri banki ashobora kuba yahembwa amadolari 15, wa wundi utamatara ukora muri kampani ahembwa 20, ariko wenda bite na avantage muri ako kazi nyine bigatuma ubona amafaranga menshi. Ariko mu by'ukuri ntago kuvuga ngo akazi keza. Amerika ubuzima bwayo bushingiye ku gukora, nukubona bimukira bahora babemera kuza, nukugira ngo babone money power zo gukora muri kampani zabo.
ni ukuvuga ko ino ni cya gihugu kimwe bazavuga se ni muri Bible bazavuga ngo udakora ntakarye. of course ni uvuga ngo kino ni cya gihugu uvuga ngo udakora ntakarye ngo kandi umuntu wese azatungwa n'imirimo y'amaboko ye. Hano niba wemerewe gukora amasaha 30 mu cyumweru ugakora 20, ubwo urumva ntuzahembwa kimwe n'uwakoze 30 gukora ku isaha. Icyo tegeko muri Afurika ntiribaye, bo bahembwa ku kwezi. Niyo wasiba iminsi 2-3 muri Afurika urahembwa kandi umushahara mbumbe wuzuye. Ariko hano niba usibye iminsi 2, ubwo niba bari uhembwa 1,500 ubwo urahembwa 1,000. Ubwo niba uri bwishure yanzu yawe icyatanu ubwo uzajya kwikopa nyine. Hano nta kazi bro, nta buzima. Hano hari ibintu abantu bitiranya. Yego ushobora kugera hano muri kino gihugu ukiga, kwiga ni byiza pe, kandi ukaba wajya ntukora ku kazi ko muri kampani. Ari nabyo dushishikariza abana bacu. Iyo wize, yego hari imyuga ushobora kwiga igatuma ku isoko ry'umurimo ubona akazi mu buryo bukoroheye. Ko kino gihugu nk'urugero, umwana ashobora kuza akaza akiga nk'ubwubatsi, kandi mu by'ukuri aba Spanish bari muri kino gihugu barubaka imihanda, barubaka amazu kugira uzagere ku rwego rwabo no kugira uzabona akazi byakugora. Ariko ushobora kujya kwiga nk'ubuvuzi. Ubuvuzi ku isi hose naba babuza abakozi. Aha akazi ukabona biroroshe, kandi wenda urumva uri gukora muri professionalism mu kazi mu bintu wize, ariko ushobora no kwiga ibindi bintu byikakugira umumaro. Ariko hari ibyo ushobora kwiga bidafite isoko ry'umurimo ari ntabyo. Ari naho usanga abantu baduserereza bamwe bize n'abatarize ngo ati n'ubundi barangiza kaminuza tukahurira hehe muri kampani. Kandi bivuze iki rero? Bivuze ngo hari umuntu ajya kwiga akiga donc atize atabanje kureba ngo ku isoko ry'umurimo hakenewe iki. Ariko mu by'ukuri nshobora kwicara hano nkavuga nti muri state ntuyemo hari utuzi runaka turi ku isoko turi recherche. N'urugero, fata urugero nk'abantu bakora mu nzego z'ubuvuzi, n'abantu bahora bashakishwa umunsi ku munsi muri kino gihugu, kandi no muri Afurika ni gutyo. So niba ufite umwana akajya kwiga ubuvuzi, akajya kwiga medical school cyangwa se kwiga nursing n'urugero, cyangwa akiga social work n'urugero, ko byose biri related n'ubuzima busanzwe bw'abantu. So icyo gihe ushobora kubona akazi, ariko nanone n'ubundi ni hahandi uzakora, ariko ntawe uzahungira amabiri yo muri kino gihugu. Bills, monthly expense siraza. So rero akazi ugakora nagakore neza, agafate neza, ko no muri minsi ubona akazi kabuze. Amakampani menshi nta tuzi turimo, ubuzima bwari bwarabaye tafu n'urugero. So rero ariko mu by'ukuri uyashua ko niba ukora ushora amabuka amafaranga urayabona, ariko nawe nuyabona aragenda. Uko uhembwa menshi niko n'amabire ya hano yiyongera. Twemeze igitoro kirahenze, insurance irahenda. Hano uragonga cyangwa se urakora accident bashyire muri kode ya permis yawe. Nujya kwaka insurance bakubwire ngo wowe wakoze accident, cyangwa se polisi yaguhaye amatike menshi mu muhanda, yarakwandikiye inshuro nyinshi, insurance igahenda n'urugero. None ikintu wavuze ko ku bintu ushobora kwiga bishobora kuba byakugirira umumaro, ko abenshi bava muri Afurika ari abasore. Uzi muri Afurika abantu twagiye twiga muri systeme zigiye zitandukanye, mu Gifaransa benshi cyane. Maza ngiye nize mu birere. Ariko bakaza bagera ino, kandi akaba ari umusore ugifite n'amahirwe yo kuba yoja ku ishuri akiga umwuga runaka, ariko agashikira ino akaja muri za kampani. Wababwira iki? Uzi ikintu se kitubaho, wari wabona nk'umwana wakuriye mu rugo rutagira ibyo kurya, noneho wamugeza muri famiye irimo ibyo kurya arashukura. So rero twebwe twabaye muri Afurika mu by'ukuri nta mafaranga twagiraga, nese twatangiye kugenda mu modoka zacu ryari twiguriye. Muri make ni inzara. Of course twe tuzana n'inzara y'amafaranga. Nese tuvugisha ukuri, natangiye gukora ku mafaranga ari uko ntangiye gukora, siko bimeze. Ariko hari n'abandi dufite bene wacu bari mu nkambi mu by'ukuri batigeze babona imirimo. No mu buzima busanzwe i Kigali harimo abashomeri cyangwa se no mu bindi bihugu muri Afurika. So icyo gihe rero niba uri umushomeri kandi ufite iyo degree yawe warize, ufite iyo masters cyangwa se ufite azero yawe, iyo ugeze hano nuvuga ngo urahagera, ikintu cya mbere urabanza ukikenura menye, urabanza ugatanga amaboko kugira ngo ubashe no kugura n'urukweto. Urumva rero ntago nahagaya wa mwana uza hano akabanza akajya hehe muri kampani. Ariko ngiye inama natanga, ariko nanjye urumva nanjye ndayitanga, nanjye nigira ko sindasubira ku ishuri. Ariko mu by'ukuri niba ngeze hano, ikintu cya mbere jya muri kampani, ariko ikintu cya mbere gishoboka no gusubira ku ishuri. Kanga urugero, ngiye nize muri systeme francophone amashuri yanjye yose, ariko njya kuza nafashe training y'icyongereza.
ariko ngeze hano icyongereza cy'ahantu bagira accent igoranye cyane. So urumva nubwo nari nzi gikeya n'ubundi ndakiga ndacyaraningamamo kugira ngo ndusheho kubumva. So rero niba ageze hano kujya mu ishuri ni byiza kugira ngo ubashe kubona niyo degree ya hano ugiye gusaba akazi mu buryo bukoroheye, kuko nabo biraborohera rigayo bagiye guhayaringa umuntu cyangwa se guha umuntu akazi babona ko afite ibyo yize kandi yagezeho. So rero ntago kujya muri company nibyo, ariko no kujya ku ishuri ni byiza gutyaza ubwenge, kuko kino gihugu ngiye mbona dufitemo inyungu yego nk'ebyiri, kuba twagira ubwo buzima tukabasha gutunga imiryango yacu, ariko nanone abana bacu natwe turimo tukabasha kwiga mu mashuri meza. N'urugero kuko hano urabizi, hano ushobora kubona iyo nguzanyo y'ishuri mu buryo bworoshye, birashoboka. Hano ushobora kubona iyo scholarship, birashoboka, biroroshye. Ariko mu by'ukuri ushobora kujya kwiga, wakwiga kuko ushobora kwiga uyu munsi nkabona degree nziza, ejo n'igihugu naturutsemo kikampamagara ati muhire ngwino tuguhe iki akazi, bakampemba umushahara mwiza. Ibyo rero ntago bampamagara ngo ngende ntaragize ute, ntarize. Ariko yaba narize neza, mfite iyo degree, mfite iyo masters cyangwa iyo doctora, hano nshobora kubona ako kazi, ariko mu by'ukuri wenda nshobora no kuzajya mu gihugu cyanjye bikangirira iki umumaro. So kwiga ni byiza, ariko nanone gukora, kuko hano birashoboka wakora kandi ukaniga. Uravuze ngo hano birashoboka ko wakora kandi uri no kwiga n'ishuri. Se nko ku bantu bamaze kugira nk'umuryango, umuryango mvuga si famiye aho uvuka, ndavuga ati umugore n'abana, kurumva birashoboka ko ushobora kuba ufite umugore n'abana ukaba waje ku ishuri mu gihe uri gukora, ufite byinshi, kuba warera abana mukora n'umugore, wabikora gute mu gihe ufite izo nshingano zose? Biragoye cyane. Icyambere biragoye kuko urumva muri kino gihugu ntitugira abakozi bo mu rugo. So urumva niba nta mukozi wo mu rugo ufite, icyo ni kimwe. Icya kabiri, kuba urugero mfite abana, mfite n'umugore kandi nkakenera kwiga, ugomba kubalansinga ubuzima bwawe, ukamenya ngo ese umudamu wanjye najya mu kazi babana barasigaraye, idafata abana ubajyane muri daycare, ugiye kubacumbikisha muri daycare, ajye mu gitondo bajyane kuri daycare kandi ugende ku ishuri. Ariko hari nubwo ushobora kubibara ugasigarana babana, umudamu yataha ukaba wakwiga nimugoroba nyine, then none ukagira ute ukajya no ku ishuri wasigaranye n'abana. Ariko biragoye hano umugore n'umugabo ubwo umugore asigarana abana mu rugo, umugabo akajya mu kazi, cyangwa mwese muraswicinga, umugore yakwinjira umugabo akasohoka. Ni ukuvuga ngo ino nta muyaya, umugabo ni umuyaya n'umugore ni umuyaya. Ese ubu umuyaya utewe imirimo yawe? None se ko muri Afurika kenshi abagabo muri Afurika kenshi ntibikozaga abana, kandi ari izo nshingano zabo. Utabikora hano ninde? Kandi umwana ari uwiwe yibyariye. Ariko hano utabikora se ninde? Ariko hano mukuru wawe arabikora. nta mugabo nta mugore nta. Ngiye kino gihugu ndagikunda kuko muri Afurika mbona ari nk'uburetwa twicishaga abagore. Kuko nuvuga ngo niba ushaka ko umugore arera abana, niyo n'umugore yaba adakora, n'ubundi umwana uragumana nawe. Ubu n'ubundi umugore arajya guhaha cyangwa nawe ujye guhaha. Muri Afurika hari abagabo ngo njye sinajya guhaha. Umugabo hano muri Amerika utajya guhaha ninde? Nda umugabo udasigarana abana hano muri Amerika ninde? Ngo ngiyewe nigeze kagarara ngo sinasigarana umwana. Baranateka bakaja mu gikoni. None se nyine umugore agasanga yahishije. Of course urumva erega tujye tuba abantu bafungutse mu mutwe. Njyari ikintu namaze kwiga hano, urumva ngiye mbona muri Afurika abagore twarabafataga nabi. Mu buhe buryo? Muri Amerika hano ubona umugore hano ni ikintu cyo. Muri Amerika hano na abagore hano baba bafashwe neza cyane. Usanga abagabo ari bo bakora imirimo yo mu rugo. Twebwe rero kugira tubimenyere ni ikoze, usibye nanjye sindanabimenyera pe kugira ngo nzaze ngo nzateke nzagira ute, ariko nakora ibindi sibyo. So urumva birashoboka. Icyambere ni ukuzuzanya, icyo nasaba muri Amerika ni ubwuzuzanya. Thank you. Tugana ku musozo kuko ibiganiro byacu nakagaruka umunsi ku wundi,
tubwira abantu bari muri Afurika bicara bavuga ati abantu abavandimwe bagiye hanze mu bihugu bitandukanye aba muri Canada hehe no hirya no hino bavuga ati ntacu babamariye ubuzima ino buragoye ubuzima buragoye ino nta muntu uzuryama ngo amare ibitotsi uraryama gatoya umugore yagusigiye umwana yagiye mu kazi umwana akarera umwana agiye ku ishuri ugiye gutega umwana kuri base ubuzima buragoye umuntu araza kubwira yuko nta mafaranga afite uza umwumva kuko amafaranga yaha ngaha yinjira agenda ibintu byino byose babisetinze muri systeme ku buryo ya mafaranga aza agashirira muri bya bindi wishura amabire n'ibiki rero abantu bo muri Afurika umuntu nazo zaguhereza amadolari 50 cyangwa 100 uzushima uvuga ati uvuga ati uyu nguyu ni ikora mutima yanje ariko apana muhaye amadolari 100 ejo gutera amabuye ngo ntacumaze kandi nawe yayabuze meza kandi nanje no wayampa nayafata rero mugende muzamwumva umuntu icyo akubwiye wumve ko nyine nawe no birashika ayo mafaranga ntayabone nkuko uba uyakeneye ariko muzamwumva rero reka dushimire umutumirwa wacu turagushimiye kuba thank you ubanye natwe kuri Puzzle.